genza nk'akagoma. Hari ijambo ryitwa amagirirane ryumvikanisha gukenerana no kuzuzanya kw'abantu, aho umwe icyo adashoboye yunganirwa cyangwa agafatanya n'abandi. Ariko uwavuga gutyo yaba arebye hafi nk'ifuku. Ifuku nayo ni ikinyabuzima. Ni ukuvuga inyamaswa n'ibimera byose ni ibinyabuzima byiyongera ku muntu ufatwa nk'umwami w'ibinyabuzima. Nubwo umuntu ari usa n'usumba ibindi binyabuzima byose, ariko ntabwo yihagije. Ariyo mpamvu asonza agakenera ibyo kurya, yarwara agakenera ibimuvura. Aha niho hagana ibi bimukikije, ibindi binyabuzima, ibimera n'inyamaswa, agashakamo ibyo kurya cyangwa ibimuvura, ngo kuko umuntu agirwa n'ibimukikije maze nawe agasabwa kubirengera. Gutyo umuntu n'ibindi binyabuzima bimukikije bakaba amagirirane. Ibyo nibyo byatumye umukurambere, umwami w'u Rwanda Ndoba, aca iteka rigena imibanire y'abantu n'ibimukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima muri rusange. Muri bwa bwenge bwa mwene Kanyarwanda, umwami Ndoba yagennye ko buri muryango ugomba kugira inyamaswa iba ikirango cyawo, ikirangabwoko bizwi mu ndimi z'amahanga nka totem, bakayizira, bakayiziririza, bakayubahisha mu rwego rwo kuyirinda, kuyihesha agaciro no kuyibungabunga kugira ngo idakendera. Ibi ni na ko Lieutenant General Baden Powell Louis-Éveillant, ikirura kidasinzira impesa, washinze umuryango w'abaskuti, yabigenje. Agena ko buri muskuti agira inyamaswa yitirirwa kuko nyine ni magirirane. Umuntu n'urusobe rw'ibinyabuzima zaho bigarukira, kuko buri kintu gifite uko cyunganira ikindi binyuze mu mikorere n'imigenzereze kamere. Hari ibigo by'ubucuruzi byigira ku mikorere n'imibereho y'inzuki. Uburyo inzuki zibaho mu mikorere yazo ifatwa nk'isomo kamere ry'imikorere. Waryize neza, nta rindi shuri cyangwa isomo wakenera kwiga mu kunoza umurimo. Uburyo bw'imikorere y'inzuki bituma ziba ingenzi mu buzima bwa muntu ku kigero cya 80%. Umumaro w'ubuki mu kurinda ubuzima n'imikorere y'inzuki mu kubukora ni inzira itayobya igufasha kugera ku ntego hahandi tugana. Iby'inzuki n'ibyazo tuzabigarukaho. Wowe icyo usabwa kugumana natwe, wiyandikisha, ukora subscribe. Ubwo birangije, urakoze cyane. Dusubire ku ntama yacu y'ubwuzuzanye hagati ya muntu n'ibidukikije. Tuve ku nzuki tujye mu kirere, nacyo kiri mu bidukikije tugomba kwitaho. Mu kirere turasangamo ikiguruka cyitwa kagoma, mu ndimi z'amahanga cyo bita aigle mu gifaransa, eagle mu cyongereza. Ku muntu utumbereye kugera ku ntego, hari byinshi by'amabanga yahawe abitse ku migenzereze n'imibereho by'iki gisiga. Bamwe bagera kure bakacyita umwami w'ikirere n'uw'ubutaka, no mu mazi ntigihezwa. Ubundi intare yigize umwami w'ishyamba, ikabibonye icyo bita icyitonderwa. Nako intare ntidutinze, kuko nzi neza ko utifuza kumera nkayo, aho ubaho mu buto ukangata, nyamara ugasaza usaba. Ibaze kuba urya inyama ugasaza urisha, nako urya umukungugu. Umunyabwenge ati, aho wambariye inkindi ntukahambarire ubucocero. Reka tuve ku bipfa birisha, tuke ku byanga gupfa ahubwo bikisazura. Ibi ni bimwe mu byo wamenya wakigira ku gisiga cya kagoma, bikagufasha kugera ku ntego. Icya mbere, kagoma iguruka yonyine kandi igera hejuru cyane. Nta na rimwe kagoma uzayibonana n'ikindi kiguruka, inyoni, igishwi, ikiyoni, sakabaka, uruyongoyongo n'izindi, kuko nubwo biguruka ntacyo bihuriyeho. Nibyo inyoni z'ubwoko bumwe zigurukira hamwe, ariko kagoma yo irengaho ikazirikana ko buri kiguruka kiguruka ku mababa yacyo bwite, nta gakungu igira. Iyo byaganira iki? Ntacyo. Ibi nibyo usabwa, ko utagomba gutinzwa n'abo mudahuje, ba bantu bafite imyumvire ifungiye mu nkute nke, ba bandi buri gihe bakwereka impungenge kuri buri kimwe. Abo ntibagutinze. Bamwe bahorana amaganya, impungenge, bategereje no gufashwa n'akimuhana, ka kandi gategerejwe n'ubu kakaba kataraza. Rekana nabo ntibagukerereze. Hitamo abasangirangendo bazima, abo musangiye imyumvire, abagushyigikiye, bagutera akanyabugabo, bakakungura ibitekerezo, ba bandi batuma ugera kure, nk'uko nta kibuza kagoma kuguruka ngo igere aho ishaka. Icya kabiri, kagoma igira igipimo mu buryo budahusha. Kagoma ni ikiguruka cy'impigi, irya inyama, biyisaba guhiga ikirya. Ibi bituma imenya kureba hari umuhigo. Iyo ubonye ntiyihusha, kuko iba yawitegereje kandi yawizeho bihagije. Kagoma ibasha kubona no gutumbira ikintu kiri muri kilometero 5 iri mu kirere, kandi
ikagicunga amasaha n'amasaha igihe cyose byayisaba. Aha rero niho iyo imanukiye icyo igendereye nta na rimwe ishobora kugihusha. Iba ifite umuvuduko udasanzwe no gupima mu gipimo nyabyo mu buryo budahusha. Ibi nibyo bikwigisha kumenya intego yawe, ukayiga aho bigeze kure, ubundi ukayinambaho utitaye ku gihe bizafata ngo uyigereho. Wowe gusa uba uzi kutibeshya, wabonye icyo ushaka ntawe cyagucikira. Aha ugomba kwirinda ubwoba no gushidikanya. Icya gatatu, kagoma nta kidahiga iyo ari cyo yahisemo. Kagoma iyo imaze kubona umuhigo wayo ntabwo yita ku ngano y'ikihiga cyangwa aho giherereye. Inyamaswa mu ishyamba zayigoreweho ntitinya inzoka, isha, inkwavu, ihene, intare. Iyo ishatse kuyitwara umuhigo, aha intare byayibera bibi cyane, nayo irahigama. Rengaho, kagoma ntitinya n'urugo rw'umwami mu gihe yahabonye icyo ishaka. Kagoma idatinya gutwara n'umuntu, ntitinya ko yahura n'umutego ikaba yakicwa. Imbere yayo urupfu ruza nyuma y'umuhigo. Niyo mpamvu nawe nka kagoma witinya hariho hose cyangwa uwo ari we wese. Niba ariho hari icyo ukeneye cyangwa ari ufite icyo ushaka, upfa kubuza impamvu ikujyanye. Iki kandi niko bizagenda hagize ikikubera imbogamizi. Icya kane, kagoma ntitinya imbogamizi, ibihe bibi. Kagoma igihe ikirere kibuditse ndetse kigusha imvura udasize na ya miyaga ikaze, ubwo ibindi biguruka bijya gushaka aho byikinga, kagoma yo nibwo ibibonye uburyo bwiza bwo kugenda idakoresheje ingufu nyinshi, kuko aha nta kindi ikora uretse kujya mu kirere ikarambura amababa, ubundi umuyaga ukayijyana. Iki kiba ari igihe cyiza kuri kagoma cyo kuruhura amababa no kugera ahantu hashya aho umuyaga uyerekeje. Kuri yo nta gihe kibi kibaho. Nawe ahari ujya uhura n'ibihe bibi bigatuma ujya gushaka aho ubyihisha, ariko kuva ubu nka kagoma ahubwo shaka uburyo ugenda muri ibyo bihe bibi. Icya gatanu, kagoma ntirya ikitiyiciye, itihigiye. Kagoma mu zindi nyamaswa iratangaje cyane, nta kintu na kimwe kiyihiga usibye umuntu wakwifuza kugitega kubera ko wenda imujujubije mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibi nibyo bituma igira igifatwa nk'umwihariko w'uko iteka irya icyo yihigiye, icyo yiciye. Uzumva inyamaswa ziba hafi y'izindi kugira ngo zirye icyo izindi zasigaje, cyangwa ugasanga ziragenda ari igikundi ngo zifatanye guhiga. Ibi kuri kagoma ntishobora kurya icyipfishije cyangwa ikishwe n'indi nyamaswa, kirazira. Kandi nta kagoma igihigira indi, ntibibaho. Ntigarukiraho, kuko kagoma iyo igize icyo isigaza biba birangiye, ntikibika ngo izakirye ejo. Oya, muntu nka kagoma, aha niho usabwa kumenya ko wowe ari wowe, wirinda ibyo ugenerwa n'abandi bimwe bakugenera uko byasagutse. Izo mfashanyo zitera umugongo, zimwe ziza ari ntica ntikiza, zitagira aho zikugeza ahubwo zikwica mu mutwe zikagukura naho wari uri. Witera ishimwe ry'ubusabusa wagenewe, menya ko unyurwa n'ubusa ukaba ubusa. Akagoma itarya ibyaraye cyangwa ibyipfishije, wikishimira intsinzi y'ejo hashize. Ibyo byarangiye, ahubwo tumberiye ejo utazavaho urata inkovu z'imiringa, ahubwo bagira umuringa. Icya gatandatu, kagoma ntizi urupfu, irisazura. Mu gihe izindi nyamaswa zihora ziruka zihunga urupfu, ikizihiga cyangwa ibihe bibi byagira ingaruka ku buzima bwazo, kagoma yo ntizi icyitwa urupfu. Nta kihunga kuko izi neza ko nta cyagira icyo cyitwara, ku bw'umwihariko wayo wo kugera hose, ku butaka, mu nyanja, mu kirere ho niho yibera. Kagoma nta kidahangara, yinya ikintu gihangara n'urupfu. Iyo kagoma igeze mu cyo twakwita izabukuru ikuze, amababa yayo aba yarakuze cyane, asigaye yiremerera, bigatuma itakibasha kuguruka no guhiga nk'uko byahoze ikirimo. Si amababa gusa yibangamira, kuko n'umunwa wayo uba warakuze cyane, udasize n'inzara ziba zarashokongoye. Aha kagoma iba ifite amahitamo abiri, kuguma uko iri bikayiganisha ku rupfu cyangwa ikisazura. Kagoma aho ibera kagoma iteka ihitamo kwisazura. Kwisazura nicyo kintu gikomeye mu mibereho yayo ihura nacyo, kuko biyisaba kwitanga birenze kamere. Bigenda gute? Kagoma iragenda ikajya hiherereye, ikabura mu ruhame, ikipfura ubwoya bwose, ubundi ikica n'umunwa n'inzara, ubundi ikarindira ko imera andi mababa n'undi munwa.
ni ibihe bitakihanganirwa na buri kimwe, kuko uburibwe, imbeho n'inzara y'icyo gihe biba bimeze nabi, bisatira urupfu. Muntu Kagoma rero, woragenza ute imbere y'urupfu? Gupfa bimwe bita gupfa byo uzapfa, kuko nta kurama kudapfa, ariko ikibi ni ugupfa uhagaze. Mu kwisazura rero ni hahandi utandukana n'imigenzereze ya kera, bimwe wafashe nk'akamenyero ariko bitagufashije kugera ku ntego, kugira icyo ugeraho. Kingurira impinduka mu buzima bwawe, hindura umuvuno ariko ugume ku ntego. Kubera uburyo bw'imibereho ya Kagoma n'imigenzereze yayo bihambaye, hari ababifata nk'icyitegererezo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kirango cy'igihugu ni Kagoma ibahagarariye. Urumva ubutumwa baba batanga. Uzumva amakipe menshi y'imikino yitwa za Kagoma, burya si gusa. El Hadji Aliko Dangote, umunyanigeriya usumbye abanyafurika bose ubutunzi, ubukire, ibyo yagezeho n'ibyo ageraho abikesha ikigo yashinze cyitwa Dangote Group. Iyi Dangote Group ikirango cyayo ni Kagoma iri gutumbagira mu kirere. Nkwibutse ko ikirere nta mupaka kigira. Nawe mu byo urimo zira umupaka. Subscribe, urakoze cyane. Dusubire ubutaha. Ku ntego mu bubasha bwose.